Inshuti bakundwa b'ikiganiro Soma Bibiliya, inshuti kandi za Evangelize Le Monde TV, turabasuhuje. Tubanje kubiseguraho ko iki kiganiro Soma Bibiliya kitatambutse umunsi w'ejo, nuko twagize imbogamizi zatumye uwo munsi nyine kitabasha gutambuka nk'uko mwari musanzwe mumenyereye ko gitambuka mu gitondo. Kuri uyu munsi tugeze ku munsi wa 59, aho tugiye gusoma Yosuwa guhera ku bice 8 ndetse tukaza gusoma n'ibice 9. Turagushimiye wowe udahwema gukurikira Evangelize Le Monde TV, iki kiganiro cya Soma Bibiliya. Turagusaba kugira ngo nawe utarakora subscribe uyikore, kugira ngo ujye ubona notification uko dushyizeho inkuru, kandi ubutumwa bwiza ntubugire ubwiru, ubwoherereze inshuti zawe. Shalom shalom. Soma Bibiliya, Soma Bibiliya, Soma Bibiliya, Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Yosuwa ibice 8 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uragira uti: Yosuwa yigira inama yo gutera Ayi. Uwiteka abwira Yosuwa ati: ntutinye kandi ntukuke umutima, jyana ingabo zose uhaguruke utere kuri Ayi, umenye ko nshyize umwami waho n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu cye mu maboko yawe. Uzagire Ayi n'umwami waho nk'uko wagize i Yeriko n'umwami waho, kandi iminyago yaho n'inka zaho uzabyitwarire bibe iminyago yanyu. Nuko muzace igico inyuma y'umudugudu. Maze Yosuwa ahagurukana n'ingabo ze zose ngo batere kuri Ayi. Yosuwa aherako atoranya abantu inzovu 3 b'intwari kandi b'imbaraga, abohereza nijoro. Arabategeka ati: mucire igico hafi y'umudugudu inyuma yaho, ntimujye kure yawo cyane, ahubwo mube mwiteguye, nanjye n'abantu turi kumwe tuzegera umudugudu. Nuko nibatuzira nk'ubwa mbere, tuzaherako tubahunge. Nabo ntibazabura kudukurikira, kuko tuzaba tubashutse. Bave mu mudugudu wabo batugeze kure yawo, bagire ngo turabahunze nk'ubwa mbere. Natwe tuzakomeza guhunga imbere yabo. Namwe abari mu gico, nimubona yuko bageze kure, muzabyuke mugere uwo mudugudu, kuko Uwiteka Imana yanyu izaba iwubagabije. Nuko nimugera muri uwo mudugudu, muzawutwike mukurikije ijambo ry'Uwiteka, ngiryo itegeko mbahaye. Nuko Yosuwa abohereza aho bari bucire igico. Bicara hagati y'i Beteli na Ayi, iburengerazuba bwa Ayi, ariko iryo joro Yosuwa arara mu bantu. Batera Ayi, bayirimbura, bica umwami waho. Mu gitondo kare Yosuwa arazinduka, ateranya abantu, azamukana n'abakuru b'Abisiraheli abarangaje imbere. Bajya kuri Ayi, ingabo zose zari kumwe nawe zirazamuka, zegera uwo mudugudu, zigira aho ziwitegeye,
zigandika aho ikasikazi yo kuri Ayi hariho igikombe hagati yaho na Ayi, maze yohereza abantu inzovu 5,000, abategeka ko bacira igico hagati y'i Beteli na Ayi iburengerazuba bw'umudugudu. Uko niko biciye abantu mu nteko. Ingabo zose zari ikasikazi y'umudugudu, kandi abaciye igico bari iburengerazuba bwaho. Iryo joro Yosuwa ajya muri icyo gikombe hagati. Nuko umwami wa Ayi abibonye, abo mu mudugudu bazinduka bihuta basanganira Abisiraheli bose, bajyana n'umwami wabo kubarwaniriza ahategetswe iruhande rw'ikibaya. Ariko ntiyamenya ko hari abamuciriye igico nyuma y'umudugudu. Yosuwa n'Abisiraheli bose bihindura nk'abaneshejwe imbere yabo, bahungira mu nzira ijya mu butayu. Bateranya aba Ayi bose ngo bakurikire Yosuwa. Nuko bamukurikira ariko barashukashukwa ngo bave mu mudugudu. Ntihagira umugabo usigara muri Ayi cyangwa i Beteli ataje kwirukana Abisiraheli. Basiga umudugudu wuguruwe, barabakurikira. Uwiteka abwira Yosuwa ati, tunga kuri Ayi icumu ryawe, kuko ngiye kuyikugabiza. Yosuwa atunga kuri Ayi icumu yari afite mu ntoki. Arambuye ukuboko kwe, abari mu gico babyuka aho bari bari, birukanka binjira mu mudugudu barawutsinda, bahita bawutwika. Aba Ayi bakebutse inyuma, babona umwotsi w'umudugudu utumbagiye hejuru, bituma bananirwa guhunga, babura epfo na ruguru. Abari bahungiye mu butayu barabahindukirana. Yosuwa n'Abisiraheli bose babonye ko abari baciye igico batsinze umudugudu, kandi ko umwotsi wabo utumbagira, baragaruka bica aba Ayi umugenda. Abari bateye umudugudu bawuvamo, bakubira aba Ayi hagati, babaturuka hirya no hino, barabica. Ntihagira n'umwe ucika ku icumu. Umwami wa Ayi bamufata mpiri, bamuzanira Yosuwa. Nuko Abisiraheli barangije kwicira aba Ayi ku misozi yo mu butayu aho babakurikiriye, bamaze kubicisha inkota bose, bageza aho bashiriye, Abisiraheli bose bagaruka kuri Ayi baharimbuza inkota. Nuko abantu ba Ayi bapfuye uwo munsi, abagabo n'abagore bari inzovu 2,000. Yosuwa ntiyagarura ukuboko yatunganishije icumu kugeza ubwo yamaze kurimbura aba Ayi bose, keretse inka n'imiryango by'uwo mudugudu. Abisiraheli babyijyaniraho iminyago nk'uko Uwiteka yabisezeranije Yosuwa. Nuko Yosuwa atwika Ayi, ahindura ibirundo by'amatongo na bugingo n'ubu. Umwami wa Ayi we amumanika ku giti kugeza nimugoroba, izuba rigiye kurenga. Yosuwa ategeka abantu ngo bamanure intumbi ye, bayijugunye imbere y'irembo ry'umudugudu, bayirundaho amabuye, bayagira ikirundo kinini, kiracyariho na bugingo n'ubu.
Yosuwa yubaka igicaniro yandika amategeko ku mabuye. Birangiye Yosuwa yubakira Uwiteka Imana y'Abisiraheli igicaniro cy'amabuye ku musozi witwa Ebali, nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse Abisiraheli, kandi uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose, igicaniro cy'amabuye mazima atigeze gukozwaho icyuma n'umuntu n'umwe. Bagitambiraho Uwiteka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Maze yandika imbere y'Abisiraheli ku mabuye y'igicaniro amategeko ya Mose, nk'uko Mose yari yarayanditse. Abisiraheli bose n'abakuru babo n'abatware babo n'abacamanza babo bahagarara hirya no hino y'isanduku imbere y'Abalewi b'abatambyi bahekaga isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Si imbyaro zabo gusa, ahubwo n'abanyamahanga. Igice cyabo cyari gihagaze ahagana ku misozi Gerizimu, ikindi gice ahagana ku misozi Ebali, nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yahategetse ubwa mbere gusabira Abisiraheli umugisha. Hanyuma asoma amagambo y'amategeko yose, imigisha n'imivumo nk'uko byari byaranditswe byose mu gitabo cy'amategeko. Nta jambo na rimwe mu yo Mose yategetse yose Yosuwa atasomeye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli, harimo abagore n'abana n'abanyamahanga bagendanaga nabo. Amen. Yosuwa igice cya 9. Yosuwa ibice 9 duhereye ku murongo wa mbere. Abagideyoni bigira inama zo kwikiza barahanwa. Nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani, bo mu misozi yo mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni, Abaheti n'Abamori n'Abakanani n'Abaferezi n'Abahivi n'Abanyebusi babyumvise, bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Ariko Abagideyoni bumvise ibyo Yosuwa yakoze i Yeriko no kuri Ayi, bahimba ubwenge, baragenda bahindura intumwa, bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye, bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara, kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye uruhumbu. Barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisiraheli mu ngando y'i Gilugali. Barababwira bati, turaturuka mu gihugu cya kure, nuko mudusezeranye isezerano. Nuko Abisiraheli basubiza Abahivi bati, ahari muri abaturanyi bacu, none twabasha dute gusezerana namwe? Babwira Yosuwa bati, turi abagaragu bawe. Yosuwa arababaza ati, muri ubwoko ki, muturuka he? Baramusubiza bati, twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko twumvise kwamamara kwayo n'ibyo yakoze muri Egiputa byose, n'ibyo yakoreye abami babiri b'Abamori no hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani
wari muri Ashitoroti. Nuko abakuru bacu n'abari mu bihugu byacu bose baratubwira bati, nimujyane impamba y'urugendo, mujye kubasanganira, mubabwire muti, turi abagaragu banyu, none mudusezeranye isezerano, kandi iyi mitima yacu twayihambiriye mu mazu y'iwacu igishyushye, umunsi duhaguruka tukaza kubareba. None turagwengeye, iguye uruhumbu, kandi n'izi mvumba twazujuje vino zikiri nshya, none dore ziratobaguritse, imyambaro n'inkweto bidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane. Abisiraheli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabishobanuje Uwiteka. Nuko Yosuwa asezerana nabo isezerano ry'amahoro no kutazabica, n'abatware b'iteraniro barabarahira. Nuko iminsi 3 ishize bamaze gusezeranaho nabo, bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo. Abisiraheli baragenda bagera mu mudugudu yabo ku munsi wa 3. Imidugudu yabo yari Igibeyoni n'Ikefira n'Iberoti n'Ikiriyeyarimu. Abisiraheli ntibabica kuko abatware b'iteraniro bari babirahiriye Uwiteka Imana y'Abisiraheli. Iteraniro ryose ryitotombera abatware, ariko abatware bose babwira iteraniro bati, twabarahiye Uwiteka Imana y'Abisiraheli, ntitwabasha kubakura. Ahubwo tubagire dutya, tubasige ari bazima, kugira ngo uburakari butatubaho ku bwa ya ndahiro twabarahiye. Abatware barababwira bati, nimubareke ari bazima, mubagire abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ryose nk'uko twababwiye. Nuko Yosuwa arabahamagara, arababaza ati, ni iki cyatumye muturyarya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi duturanye? Nuko rero muravumwe, ntabwo muzabura kuba abaretwa n'abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanjye. Basubiza Yosuwa bati, erega abagaragu bawe twabwiwe neza yuko Uwiteka Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha igihugu cyose no kurimbura bene igihugu ngo bashirire imbere yanyu. Nicyo cyatumye tubatinya cyane kubw'amagara yacu tugakora dutyo. None dore turi mu maboko yawe, icyo ushima ko ari cyiza kiguturutseho, kigutunganiye, aba ari cyo udukorera. Nuko abagirira atyo, abakiza amaboko y'Abisiraheli, ntibabica. Yosuwa abagira abashenyi n'abavomyi b'iteraniro n'ab'igicaniro cy'Uwiteka aho azatoranya hose, niko bagikora na bugingo n'ubu. Amen. Mwakoze gukurikira ikiganiro Soma Bibiliya. Shalom shalom.